irimo gusubiramo twese maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe mbere umugore Gitifu barakubwira ko ari umuntu ufite please namanitse itangazo iminsi 20 mfite nsezeranye ibindi ndabyumva itegeko rinyemerera ko manika iminsi 20 ya complaints nta kibazo byahariye tasivira cyaki dukomeze byahariye tasivira cyaki cameraman parike byahariye cyaki genda ari mu ushinzwe kwakira umunyamategeko wambwiye bari hariya ntibaje umugore atari uko namwirukanye we yansahuye kubera ubusambanyi bwe no gutwara inda ntazindi ku kazi. ngira gutangira mbasuhuza mbaha ikaze kuri Yawe TV. Ni by'agaciro cyane ko mamubana natwe umunsi ku munsi. Hano turi ni mu karere ka Rwamagana, ni ku murenge wa Kigabiro, nahabereye igikorwa cy'umugore wari musezerana n'umugabo, nyuma biza kurangira hajemo umugore nawe uvuga ko uwo mugabo bafitanye abana babiri, nubwo byaje kurangira n'ubundi umugabo ariko asa n'uwemera umwana umwe. Nicyo gikorwa tugiye kubakurikirana muzi kubona kuri Yawe TV. Stazi na Clementine aya cyangwa arahari ibya bintu bavuze ngo amaso akunda ntabwo nabona so kugira ngo mbashimire kuri icyo ngicyo. Ikindi turebaho isabwa by'ishingiro ni ukuba adafite andi masezerano, kutagira andi masezerano yo gushyingirwa. Kutagira andi masezerano yo gushyingirwa icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo uyu munsi ushobora, reka mfate irindi zina, reka mfate Shema Berite na Uwimana Jeannette batari hano. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Shema abaye yarakoze ubukwe agasezerana akagira kutumvikana wenda na Jeannette akajya iwabo mu gihe runaka, wenda Berite yabona kwibana bimugoye agakenera kongera gushaka undi mugore. Ntabwo amategeko yemera ko twakongera kumusezeranya. Rya sezerano rya mbere atari yaganira urukiko ngo habeho kurisesa. Aramutse aje gusezerana isezerano rya mbere riho ntabwo byemewe. Birumvikana kutagira andi masezerano y'ishyingirwa. Mu bageni bacu bari hano nta waba afite irindi sezerano ry'ishyingirwa atari yasezerana. Wese yivugira ntacyo. Abana mu gihe kirenze amezi 12 akurikirana uhereye igihe habereye ishyingirwa nta mpamvu zifite ishingiro, ibyo nabyo bishobora gutuma habaho gutana kw'abashakanye. Izo ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma habaho gutana kw'abashakanye. Izo mpamvu ntizakirindwa, izo mpamvu zakirindwa. Hanyuma hari n'izindi dushobora gukemura. Muri ziriya mpamvu zishobora gutandukanya abashakanye, iya mbere twabonye ko ari urupfu umwe mu bashakanye, iya kabiri tubonye yuko ari ibintu ariko dushobora gusaba gutandukana bitewe n'imwe muri izi mpamvu twagiye tuvuga: ubusambanyi, uturugo, igihano cy'icyaha gisebeje, kwanga gutanga ibitunga urugo, guhoza undi ku nkeke, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kumara imyaka 2 nibura batabana ku bushake bwabo, kutabana mu gihe cy'amezi 12 uhereye igihe habereye ishyingirwa. Ibyo ntitwabyirinda. Hanyuma na rura rupfu narwo twarutinza. Mwari muzi ko urupfu umuntu ajya rutinza, ariko ruzaza, sibyo? Ariko nibura rugatinda, ushobora kurutinza rukaza ku myaka 100, undi akarutinza rukaza ku myaka 80, undi akarutebutsa rukaza ku myaka 10 cyangwa 30. Uti barutinza gute rero? Ugiye ukora siporo ukivuza ku gihe ukajya neza, urwana no gutinza, sibyo? Ugakora siporo ukajya neza, sibyo? Ukivuza ku gihe, bugiye kurwana no kugira gute gutinza. Hari n'abandi barutebutse. Gusa umuntu nagenda akiyahuza urumogi hari akiyahuza ibiyobyabwenge, akiyahuza iki, kuriya ntabahamagara urupfu. Ariko bashobora kubahamagara mu myaka 30 kimwe n'uko umuntu yabisunika inyuma akabigeza ku myaka 80 cyangwa 100. Birashoboka, sibyo? Uko umwe yarutebutse niko n'undi yagira gute yarusunika rukinjira. Rero ibyo ni ibishobora gutandukanya abashakanye, bishobora kubaho. Ikindi turebaho ni ibijyanye n'umucungire w'umutungo w'abashakanye. Amategeko ateganya uburyo butatu. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange, abageni bacu babyumve cyane mu kanya ngiye kubabaza. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange, ana nukumvikana uburyo buri muntu wese akora contribution ndetse haba habayeho gufuka k'umwana, mukareba uburyo abana muzajya mujera uburyo bashobora kubaho. Ibyo ni byo vangamutungo ki sesu. Nagira ngo mbaza abageni bacu,
Manishimwe Felicien na nyina w'umuntu Theodosia. Theodosia urongera uwo mwazanye agufatira ifoto nziza nk'uko wayishaka nk'uko wari kurahira wenyine sibyo? Nuko abakobwa muri muzamura amaboko mwe mumana harazamura abagabo. Aha turatangiye none bagavuga muze kuvuga neza nta ngaho zamuko ngiye kubanza kubadika ndaza kuvuga ngo njyewe witwa nde wowe uravuga ngo njyewe Gatsinzi Anatole njye ndaza kuvuga ngo njyewe wowe uvuge ngo njyewe Gatsinzi Anatole njyewe Gatsinzi Anatole njyewe Munyabungo uri mu gusubiramo twese hamwe maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe mbere umugore Gitifu barakubwira ko ari umuntu ufite please namanitse itangazo iminsi 20 mvindere nsezeranye ibindi ndabyumva mu itegeko rinyemerera ko manika iminsi 20 ya komplenize nta kibazo byahariye tasi vira cyakira dukomeze byahariye tasi vira cyakira cameraman parike byahariye abacyakira genda ari mu ushinzwe kwakira umunyamategeko wambwiye bari hariya ntibaje abavuze ikibazo cyabo ntabwo basezeranye kandi twasezeranye okay tugende ninde arihe yarabandikishije okay ave hano abandikishije n'umwana wanjye ntabwo abantu bebe kuri sari kumbwira ngo amafaranga arabona barasezerana cyane ntabwo nabyemera mu bazamuje muri iki kibazo ubundi akunda gusezerana nk'uko bishaka inshingano zo kurera abana ntabwo zibuza umuntu gusezerana nubwo yaba afite umugore azazigumana kuko amategeko arazitegeka ntabwemerere ko umwana uramwemera n'uwawe ni bangahe wemera mu bana be njyewe abe kumwe n'umwe cyangwa n'abe bose ibyo ntabwo bibuza gusezerana umuntu isezerana okay abana niba batanditse turaze tubandike kubo yemera uwatemera uzajya kumurega utanditse uwo yemera tugiye kumwandika aranditse ambwira n'ukuntu bagomba kubaho kugeza mbere y'uri umunyamategeko ntabwo kugira inama genda aho kuriya yakabaye kugira inama kuko n'ubundi itegeka indezo okay tugiye gutangira aho ubikanye mu ndeba njyewe Gatsinzi Anatole ndabasohora maze kumva icyo amategeko ategeka mwese abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Nyiramucyo Sara ambera umugore ko wowe ushyira amazina ko wowe musenga Imana tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. ndagira ngo ba kameramani mwabaye benshi kuko mwafashe ku idarapo umuntu utasezeranye nasohoke azasezerana undi munsi asigaye njyewe twese hamwe maze kumva icyo amategeko ategeka
abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe twese hamwe tukazabana ko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Musubire mu cyiciro cyawe. wigira imbere mutangane intera mutangane umwanya abandi n'ibicara abandi bandi nibasohoka umva rero nadufashe basohoka n'abanyamwaka bateo babwire n'abari batarabagera basohoka ngaho Mutuze murebe ko Jewe maze kumvita amategeko ategeka Hasani we igifoto twicaye hano asa dusubireyo ngo basi mudufate hano ya modoka yagiye bavuganye
muranyumva abafotora wababona undi muryango agiye kwitaho uwo muryango niwo ureba wa wundi wa mbere ntabwo aba agifite kuwitaho kandi abana bagomba kuko bikenewe kandi nta wundi se nari kuzabaza urabona ko kuri telefone nta kintu nk'uko murimo gukurikirana igikorwa uko kigenda kiba nyuma y'uko uwo mubyeyi uvuga ko yari afite abana babiri yabyaranye n'uyu mugabo nyamara bikaza kurangira umugabo we asa naho yemera umwana umwe ko ari we babyaranye ntabwo byahagaritse igikorwa cyo gusezeranya ya miryango yendaga kubana n'ubundi byakomeje nk'uko ubuyobozi bwakomezaga buvuga ko bitanyuze mu mategeko cyangwa se bitubahirije amategeko uburyo ki uyu mugore yajemo nyuma y'uko igikorwa cyo gusezeranya imiryango cyarimo kiba eta civile nyuma yo kubasezeranya baje kwigira inyuma gato y'abariherera hanyuma bagira imyanzuro bafata irimo kumvikana na mama w'umwana waruzanye b'abana babiri twavuze haruguru birangira bumvikanye uburyo ki bagomba kuzabarera bafatanyije n'umugabo n'undi wari umaze gusezerana n'undi mugore nubwo byatangazwaga ko yabyaranye n'uwo nguwo twamusabye yuko umugabo w'umusirikare amuhesha ikarita yo kwivuza uburyo bwo kwivuza kugira ngo ajye avuza abana twasanze bari batangiye process cyo twemeje tugiye kubafasha rero uburyo tugiye kubafasha gushaka ibyangombwa byo kugira ngo umwana abone ikarita yo kwivuriza umwana namara kubona ikarita yo kwivurizaho ikindi twemeranyijeho ubwabo bemeranyijeho umugabo yemeye kugura uniform z'umwana akanishyura na minervari umugore nawe agashaka ibitunga abana icyo batemeranyeho kandi natwe amategeko afite uko avuga ukundi twemeranyije ko bari kujya mu nkiko none inkiko zigateganya ibindi twe tukazarangiza urubanza igihe inkiko zigateganya kuko ntidufite ububasha bwo kwemeza ko umwana ari uwanaka ntabwo tubifitiye kompetansi ikindi cya kabiri umutungo ni uriya mugabo mwanditseho kandi n'umugore avuga ko atazi igihe no mu nyandiko z'ubugure n'umugabo no mu cyangombwa cy'ubutaka n'umugabo tumuvuze rero ko inzu tutayifata ngo tuyibagabanye keretse urukiko rw'itegeko kugeza ubu ngubu nibyo bemeranyijeho nabyo twari twaganiriye ejo ahubwo sinzi impamvu yahisemo kubigarura uyu munsi ejo umugore yari yaje hano n'umugabo twari twamuhamagaye dusanga n'ubundi ibyo bavuga amategeko afite uko abiteganya bitari bubuze umugabo gusezerana icyari gisigaye gusa ni ibijyanye n'indezo amategeko agira ukuntu ayivuga kandi nabo ku giti cyabo bafite ibyo bemeranyije yuko umugabo azatanga minervari akavuza umwana akagura uniform umugore nawe akagaburira umwana hanyuma ibyo batemeranyeho kuri uriya mwana bakagira umugabo atemera nabo bayimvana yo gutandukana kwabo bo bakazagana inkiko zikaba arizo zakemeza ise umwana ninde ubu kese nk'ingiyi ibayeho gushya abantu benshi bahita batangira kuvuga ati ntabwo biba byaramenyekanye mbere ko icyo kibazo gihari kugerageza aho bajya gusezerana ku munsi wa nyuma ariko ikibazo kivuga itegeko riteganya yuko umuntu tumuranga iminsi 20 iyo minsi 20 yari ihari ntabwo yigeze aza gukomplika yaje ejo nabwo dusuzumye kesi dusanga itabuza umugabo kumusezerana icya kabiri hari n'undi waje mu gitondo yari imiryango 10 bo twasanze ku butaka bwabo umugabo yashaka gusezerana ivangamutungo rusange ariko umugore akavuga ati nubwo tutasezeranye umutungo twawuguze hamwe twebwe turumvikanisha mu buryo bw'uko bemeranya yuko wa mutungo bajyaho bombi ndetse basezerana ivanguramutungo kugira ngo wundi ivangamutungo mu hantu kugira ngo wa wundi batawuvanga bamaze kubyanga twabasezeranyije bo twabasezereye nibamara kubyumvikanaho bazagabana wa mutungo wabo hanyuma basezerane ibijyanye n'uko babyifuza bitabangamiye mugenzi wabo ibyo rero tubimenyekane nabwo turabaganiriza n'ubu twabimenye ejo twarabaganirije n'ubundi ibyo twabaganirije n'ibyo twumvikanye buri munsi kuko nta cyagombaga guhinduka ibyo amategeko ateganya iki kibazo gikomeje kugaruka hirya no hino mu gihugu uri kubona biterwa n'iki cyangwa se n'iki cyakorwa wenda kugira ngo bibe byagira umuyobozi ikibazo kibitera njye mbona uburyo bwo gushakana mu buryo butemewe n'amategeko iyo ugiye kureba uriya musore n'uriya mukobwa wenda ariyo dutangaho urugero bashakanye ari n'abana sinavuga ngo bari abana bafite imyaka y'ubukure 18
ariko batarageza imyaka yo gusezerana. Bavuga yuko bigeze gushaka gusezerana bakibanye neza, ariko kuko yamurongoye imyaka yo gushyingirwa itari yagera, biba ngombwa ko batabana mu buryo bwemewe n'amategeko. Haza kuba cya kibazo bashinjanya ko cyo gucana inyuma umugabo ashinja umugore ko yamuciye inyuma akabyara uriya mwana wa kabiri, ari nayo mpamvu cyabaye imvano y'umugore guta urugo yumvise ko umugabo byamurakaje. Rero akenshi ubona gituruka ku cya mbere ni ugushakana mu buryo butemewe n'amategeko, abantu bakumvikana bakihuza bikazarangira kuko nibura bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko, n'ibijyanye n'amategeko birubahirizwa kandi bikagira uburyo birengera yaba umwana we agomba kurengerwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko n'umwe muri bo ubangamiwe akagira uburyo amategeko amurengera. Ukiri aho ngaho Gitifu, hari ikintu uvuze gituma nagaruka kukubaza. Uravuze uti yamenyanye n'uriya mugore mukuru agifite imyaka mikeya yo kuba bashobora kubana. Noneho uyu munsi ikibazo kije yaranakuze yaramubyaje abana babiri. Uyu mugore se wari ukwiye kuba yavugirwa cyane kuko yanabanye n'umugabo atanuruje n'imyaka kandi muzi ko bitanemewe. Uramfasha kuvugirwa muri iyi nzira. Nanjye uramfasha kuko inzira nakubwiyemo twamuvugiyemo yiteganywa n'amategeko. Iyo ushobora kubona yaba yirengagijwe wenda wamfasha kugira ngo turebe nanjye iri kwirengagizwa n'imwe. Uriya mudamu ahubwo yakabaye abona ubutabera kuko yabanye n'umugabo afite imyaka mike. Ni wowe ubivuze. Njye mvuze yuko yabanye n'umugabo imyaka yo gushyingirwa itari yagera, ariko ntabwo ari imyaka mito. Imyaka yo gushyingirwa se iyo umuntu gushyingirwa imyaka 21, imyaka y'ubukure ni imyaka 18. Babanye bafite imyaka 19. Imyaka 19 ntibyari bishoboka ko ndakumvise. Njye nagize ngo babanye bari munsi y'imyaka 18. Noneho by'amategeko ari kubireba hari umuryango ruhari mu gitondo batubwiye ko batabashije gusezerana. Nyuma y'uko umugore nyuma yo kwegera umugabo akamubwira ko afite abana babiri be, nyamara umugabo akaza kwemera umwana umwe, nyuma yaho twaje kubegera tuganira kuri buri ruhande twumva icyo bagiye badutangariza, ari byo muri buze kumva muri no nkuru twabateguriye. Bavuganaga bisanzwe, ibyo kuza hano nabifashe mu gitondo ariko ntibimenye, ntabwo twigeze tubiganiraho ibyo bakoze. Nta kintu mwigeze mubiganira? Nta kintu na kimwe nari mbiziho. Ikindi nakubaza nacyo nano, hari andi makuru avuga ko inzu mwabanaga mu muryango wayikuyemo uragenda kandi umugeni wisaba. Ibyo avuga barabeshya kuko ambwira ko atanshaka yabivugiye imbere y'ubuyobozi bw'ibanze. Ibyo avuga ngo nagiye atabizi, nagiye abizi, yari abizi. Ibyo kuvuga ngo nagiye nyisahuye, we twararebye tubona nta wundi muntu wo kuhasiga ufite ibintu byari biyirimo, byagiye hehe, byagiye kwa mukuru wiwe, niho babijyanye, inzu bahita bayikodesha. Niba atari ibanga ni iki mwapfuye? Ibintu twapfuye ni birebire, ni na byinshi. Icyo nacyo mu byo twapfuye birimo. Umwana ahavukiye umutoye amaze kuvuka nibwo namwinginze kenshi ngo aze tujye gupimisha, arabyanga, bigira naho Nyagatare haza abaganga babikora. Ariho nayo ndamubwira rero hariyo promosiyo, ntabwo benda kukwaka amafaranga, wamfasha ukaza ikibazo kigakemuka, n'ibindi byo ndumva ko twabyikemura tubasha kumvikana, ariko icyo ngicyo ikintu kizabitwemeza ni abaganga babishoboye. Icyo gihe nabwo ntabwo yabyemeye, yarabyanze. Mbese umwana ahera he avuga ko atari hari igihe cyarashize mutabana cyangwa? Nta gihe cyashize tutabana, icyo ashingiraho ngo ni uko hari iminsi yaburaga kugira ngo amezi 9 yuzure, ashingiye ku gihe yahereye abara umuntu agombera kubyarira. Nyuma y'ibi byose bibereye hano, mwafashe uwe mwanzuro? Executive yavuze yuko bagiye kubajyana mu cyumba bakabumba, bagiye kugenda bakagira ibyo muganira. Umwanzuro wavuyemo ni uwo? Umwanzuro wavuyemo ngo ni uko agiye kwigisha umwana, ikindi akamushakira MMA yo kwivurizaho. Ikijyanye n'aho kuba ngo ntabwo ubuyobozi bw'umurenge bushobora guhagarika ko umuntu ataha mu nzu ngo kubera ko icyangombwa cyanditse ku muntu umwe. Ibyo ngibyo bo ntacyo babikoraho. Ariko wowe wari watubwiye yuko mu
mutungo cyangwa mu nzu afite icyo nicyo kintu gihari mwayishakanye kandi executive amaze kutwemerera yuko barebye neza bakagenzura bagasanga umugabo ajya kugura ubutaka ndetse n'iyo nzu byose bimwanditseho ibyo byo urabivuga iki? ibyo ngibyo yababwiye ko tutari twakabanye kandi urundi ruhande akababwira ko yayiguze 2018 kandi twabanye 2017 yageze aho ngaho aravuga ngo yabanje kubigura kandi yayiguze 2018 kandi yemeza ko twabanye 2017 aba ndi umugabo nyine w'umwana umwe umugabo w'umwana umwe yego ikibazo cyabaye rero ntabwo cyatunguranye kuko nari nkiteguye kuko cyane ko umugore atari uko namwirukanye we yansahuye kubera ubusambanyi bwe no gutwara inda nta zindi ku kazi agasahura agakingiriza akigendera amaze umwaka n'amezi 5 ataye urugo sinari nzi ahari byahaye ngombwa ko nanjye mfata umwanzuro nkashaka kuko ntabwo twari twarasezeranye mu bijyanye n'amategeko ndumva ari cyo kintu wenda navuga kuko ibyo yavuze ngo naba naramwimye indezo cyangwa naba naramwirukanye niwe wiyirukanye kuko n'ubuyobozi bwo mu mudugudu burabizi aho yagurishije ibikoresho byose agenda harazwi n'ubuyobozi burahari yaba nabo bagabo bazaga mu rugo kumusambanya barazwi ntabwo ari ikintu cyagiye wenda mu bwihisho nicyo kintu cyatumye ngewe ntandukana nayo nduko nasanze adahari yajyaga azana abagabo iwawe yazanaga abagabo iwanjye ndi ku kazi simbimenye kugeza ubwo noneho mwifatira n'amavideo birangira amenye ko mbizi nayo ko nabimweretse afata umwanzuro wo kunsahura ndi ku kazi arigendera aturugo ndumva nta kosa ryaba rimpana ko nashaka undi mugore itegeko ry'u Rwanda riteganya yuko umwana umuntu yitwa ese kubera ko ari umugabo wa nyina niko itegeko riteganya iyo umwana yavukiye mu rugo uri muri umugabo muri urwo rugo byanze bikunze umwana bari uwawe uwo mwana yaba yaravutse mubana cyangwa se yavutse mutabana umwana yavutse tutabana biba ngombwa ko muzana kugira ngo arere umwana ageze mu rugo umwana ndamwandikisha kuko anyanditseho ahubwo icyaje gukora nyuma nuko yaje gusahura urugo akagenda ntari ku kazi ndumva aricyo kintu cyamuteye ipfunwe kuko yatwaye inda ntabizi biterwa n'ipfunwe ko atari buze kunyereka iyo nda afata umwanzuro arigendera bivuze ngo umwana wa kabiri yatwaye inda nabwo udahari uri ku kazi umwana wa kabiri urafite ntabwo ari uwanjye kuko uwanjye arahari ndanamwemera ko aranditse asanzwe yanditse cyangwa yari yaramaje kugenda yatwaye inda tubana ariko aba mu rugo ariko njye ndi ku kazi nari ndi mu butumwa bw'amahoro utari mu Rwanda nari ntabwo ndi mu Rwanda ngarutse nsanga umugore aratwite kuri ubu ngubu iyo utemera umwana urabizi urajijutse hari uburyo ushobora gukoreshamo kugira ngo urebe ko uwo mwana atarwara ibyo bintu barabitekereje ukabikora kuko kugeza uyu kiganiro dukoranye nawe atubwiye ko ari uwawe 100% wowe nubwo utamwemera ibyo bintu yagerageje kukubwira ngo mupimishe umenye ko uwo mwana ibyo ni amatakirangoyi kuko ntabwo ndi umuntu wenda udasobanutse kuko ndakuze ahubwo we ikibazo afite ntabwo ari uko wenda umwana nanze kumupimisha niwe wanyihishe kuko ntabwo umuntu watorotse akaturugo ntabwo yakwiyereka ibyo ari byo byose yaraturotse aragenda ntabwo nigeze mubona yego nibyo namusabaga ntabyo yujuje kuko n'amafaranga aramwoherezaga kugira ngo agure umwana ibikoresho imyenda iki nabimuhaga kuri telefone kuko nawe afite telefone ariko ntadangira haba bikaba ngombwa ko ngomba gukora inshingano zanjye nyine nk'uko ndi ku kazi kuko ntawe nari busange mu rugo nabaga ku kazi nicyo cyabiteye kugira ngo n'ibi bintu bidakorwa yatubwiye yuko inzu warongoreyemo uyu mugeni cyangwa uyu mudamu mugiye kubana uyu masezerano byemewe n'amategeko yuko yabigizemo uruhare kugira ngo iyo nzu yubakwe ni amabeshya kuko n'ubuyobozi burabizi ko tubana njyewe yasanze mfitiye namuzanye kugira ngo arere umwana ntabwo azi kuko n'icyangombwa cyanjye kinyanditseho njyenyine ntabwo nigeze nubakana nawe kuko ntabwo twigeze ntabwo ari umugore wanjye byemewe n'amategeko twabyumvise ubu icyo umaze kwemerera ubuyobozi ni ikihe gihari icyo nemereye ubuyobozi ni ugufasha umwana wanjye yaba mu bwishingizi bwo kwivuza
n'ubw'amashuri nicyo mwemereye ko ngomba kumufasha uriya mukuru yego ariko umutoya we agomba kumuha se akamufasha ndumva aricyo kintu icyerekeranye n'ibyo ngicyo cyo mwarimu kiriho cy'imitungo ibyo ari byo byose iyo abantu babana nubwo baba batarasezeranye imbere y'amategeko iyo umutungo waguzwe abo bantu babana bose baba bafiteho uruhare kamwe nubwo baba batari barasezeranye atubwiye ko mwabanye 2017 aya nuko kubeshya ntabwo ari cyo gihe mwabanye ko inzu wayiguze 2018 nayiguze 2018 mwabanye ryari twabanye 2019 ahita nagiye kuko uyu mwana muzanye tutabana yaratwaye ndabisanzwe yego mbere yuko uyu munsi w'ishyingiranwa ubaho hari iminsi 20 iteganywa n'itegeko kugira ngo abantu babanze kureba niba hari umuntu ushobora kuzatambamira urwo rubanza cyangwa se ubwo bukwe yaba yarigeze cyangwa se waba warigeze umenya mbere yuko ashobora kuzaza ikibazo n'iki ngiki ku buryo waje ubyitegura ibyo njyewe naje mbyitegura ko bishobora kuba kubera ko ntabwo navuganye nawe bishobora kuba kuko iyo habaye ikibazo cyo kuba umuntu utazi yaba ibyo ari byose yaguteza stress zo kugira ngo aguteshe umutwe ntabwo wakwizera ngo ntibizaba kandi mufitanye mu yandi magambo wanabikekaga nanabikekaga ngiye kuko birashoboka ko umuntu ashobora kumenya kuko iki ni ikintu kiri public ntabwo ari uko nabikoze rwihishwa ni ibintu niteguye ko bishobora kuba kandi nkabikemura nk'umuntu w'umugabo ubuyobozi bw'umurenge bwadusobanuriye butubwira yuko ejo habayeho kugerageza kumvikanisha yego ngo mwabanje kubyumvikana ibyo mwumvikanye munsi sibyo bari babasabye ejo ibyo ni amabeshyo kuko jewe mvugana nayo kuri telefoni y'ibyo bikoresho by'umwana ari kujya ku ishuri byo ndabikora byo none Imana bimwemereye tutataranaza naha ahubwo ni ukutumvikana gutyo kugira ngo anteshe umutwe kugira ngo angaragaze nabi cyangwa ashaka ukuntu ansebya ni ukuvuga ko iby'ubuyobozi butubwiye ko ejo mwahuye batubeshyaga ibyo nta nuko guhura kwanjye ni kuri telefoni ntabwo twiye duhura amaso ku maso ni kumuhamagara kuri telefoni nkabaza uko umwana ameze niba ibikoresho byo ku ishuri yabibonye nta kintu cyo twabazaga nta buyobozi bw'ejo bugeze bwinjira muri icyo kibazo nta buyobozi na bukeya nta nubwo banabizi ko tunavugana iyo kandi kabazo ndakabaza umudamu gato nanjye niwe nendaga kubaza ibyo byose ibintu nk'ingi bibaye nubwo bibaye kuri sheri wawe musanzwe mwikundanira bikaba kuri uyu munsi wanyu wari umunsi w'ibyishimo nta mbogamizi ziri buze kuza kubaho mu mubano ntazo biriya ntabwo byabatera bivuze ngo n'ibibazo byabaye byose wari ubizi amakuru wari usanzwe ugira ute uravuze ngo uramwanga cyangwa ngo uramukunda uramukunda nabikekaga nagize n'impungenge ko ashobora kuza wari ubizi wagaragaye umwiyama ko arimo arababihiriza amafoto namubwiye ntitwasezeranye n'ubundi byarangiye reka tuganire neza twicira amafoto nta kibazo birakemura uyu aba ari umunsi w'igitangaza mu buzima bwa muntu aba ari umunsi w'amateka n'icyo ubona ibi bintu bikwigishije ikintu bimwigishije ibibazo nubwo bidutangiriyeho bikira mu byishimo tuzakomeza ni izihe nama wumva watanga ku bandi bantu baba bagiye gushyingiranwa kuko na wowe urashyingiranywe ariko ushyingiranwa ku munsi habonetse n'ibibazo inama watanga ku bantu batari bashyingiranywe inama nabaha ni kuganira mbere bakaba babizi kugira ngo ibibazo bishobora kubaho bazabifatanya. uyu munsi uzawibagirwa ntabwo nzawibagirwa n'ubusanzwe sinari kuzawibagirwa ariko noneho uyu munsi ubaye special urabona ubaye special ugomba kwibuka ibyiza cyane murakoze cyane mugire urugo ruhire kandi Innocent urakoze cyane kuba wemeye kuduha ikiganiro nari nabonye usa naho wari wabyanze ariko kuba ikiduhaye turagushimira muraza kuduha nimero tuzabasure uzatwemerera kubasura ikiganiro byari bikomeye ntabwo byari byoroshye ariko